Ikaze nanone kuri channel yacu. Uyu munsi tugiye kwinjira mu nkuru imwe idasanzwe kandi iteye amatsiko yo muri Bibiliya. Igihe ubwo Imana yafashe umwami Nebukadinezari wari igihangange ikamuhindura inyamaswa. Ese wigeze wibaza impamvu umwami w'umunyamaboko w'icyamamare nka Nebukadinezari yaje guhinduka akagerera ku maguru ane nk'inka, akarya ibyatsi nk'inka kandi akabaho nk'inyamaswa? Ni iki cyatumye Imana imucira urubanza ruteye ubwoba rumeze gutyo? Kandi se ibyo bidufitiye akahe kamaro muri iki gihe? Iyi nkuru yuzuyemo amasomo akomeye ku byerekeye ubwibone, ubwishongore, ububasha n'ubwami bw'Imana, kandi ndakwizeza ko utagomba gucikwa akantu habe na gato mu mpinduka zitangaje z'ibyabaye kuri Nebukadinezari. Ibyamubayeho biracyatwigisha byinshi n'uyu munsi, kandi ukuri kugaragarira muri iyi nkuru gushobora guhindura uko ubona intsinzi, kwicisha bugufi n'uruhare rw'Imana mu buzima bwawe. Mbere yuko dutangira, kanda like niba witeguye kwiga ikintu gishya, kandi ntiyibagirwe gukanda subscribe kugira ngo utazacika ibiganiro nk'ibi ngibi by'ubwenge bigaragaza ukuri gukomeye ko muri Bibiliya. Cyane ntashidikanya ko tugiye kuguma hamwe kugeza ku musozo w'iki kiganiro. Reka twinjiremo neza tumenye impamvu Imana yahinduye umwami Nebukadinezari inyamaswa. Ariko mbere yuko tuvuga ku mpinduka zabaye kuri Nebukadinezari, reka tubanze turebe neza ubundi uyu mwami Nebukadinezari yari muntu ki, n'impamvu iyi nkuru ifite agaciro kugeza n'uyu munsi. Umwami Nebukadinezari wa kabiri ntiyari umwami usanzwe, yari umwe mu bami b'ibikomerezwa kandi bafite ijambo mu mateka ya kera. Yabayeho kuva hagana mu mwaka wa 562 kugeza mu mwaka wa 605 aha ni mbere ya Yesu Kristo. Mu gihe cye Babuloni yageze ku rwego rwo hejuru, igira imbaraga n'ubushobozi bwinshi, iba kimwe mu bihugu byari byaramenyekanye cyane mu mateka y'isi. Babuloni muri icyo gihe yarangwagamo ubukire bwinshi, ubushobozi bwa gisirikare ndetse n'inyubako zitangaje. Ikiruta byose ni ubusitani bwari bumanitse bwa Babuloni buboneka muri ya 70 y'ibitangaza by'isi ya kera, nubwo bamwe mu bahanga b'amateka bagishidikanya niba bwarabayeho koko. Icyakora iyi ntero y'ubusitani bumanitse igaragaza uburumbuke n'ubuzima bwa Babuloni mu gihe cya Nebukadinezari. Nebukadinezari yaguye ubwami bwatsinze ibihugu byinshi byari bituranye n'ubwami bwe, harimo n'ubwami bw'Abayuda, ari nacyo gihugu cy'abatoranijwe b'Imana. Mu mwaka wa 586 mbere ya Yesu yasenye Yerusalemu, umujyi wera w'Abayuda, asenya inkuta zayo, atwika urusengero, afata Abisirayeli bose abajyana bunyago. Iki gikorwa cyo gutwara abantu bunyago cya Babuloni cyabaye igice gikomeye cyane mu mateka ya Bibiliya, kuko yashimangiye iby'Imana yari yarahanuriye Abisirayeli kubera kutayumvira. Mu bami ba kabiri ibice 24 umurongo wa 10 kugeza 6, no mu bami ba kabiri ibice 25 umurongo wa 1 kugeza ku murongo wa 21. Ibigwi bya Nebukadinezari nk'umutsinzi n'umwubatsi byamugize umuntu ukomeye ku rwego rw'isi muri icyo gihe. Ariko icy'ingenzi cyane Bibiliya itwereka ni umubano yagiranye n'Imana ya Isirayeli, imibanire ye n'Abayahudi bajyanywe mu bunyago, cyane cyane Daniyeli, Shadraki, Mishaki ndetse na Abedinego. Iduha ishusho yihariye y'imico ye. Nubwo yari umwami w'umupagani wasengaga Imana nyinshi, yigeze guhura kenshi n'Imana y'ukuri, Imana ya Isirayeli. Ibi bihe byagize uruhare rukomeye mu buzima bwe kugeza ubwo yaje gucishwa bugufi. Mu gitabo cya Daniyeli niho tubonera bwa mbere Nebukadinezari ahura n'imbaraga z'Imana, ubwo yagiraga inzozi zamuteye ubwoba. Ariko abanyabwenge be cyangwa se abarozi cyangwa abamagisiye n'abahanuzi bananiwe kuzisobanura. Ariko Daniyeli, umujene w'Umuyahudi wari warajyanywe bunyago, niwe wasobanuye izo nzozi kuko yari yarahishuriwe ibanga ryazo n'Imana. Muri Daniyeli igice cya 2, Daniyeli yasobanuye inzozi z'inkingi nini ikozwe mu bintu bitandukanye bihagarariye ubwami butandukanye. Daniyeli yahaye umwami ubutumwa bukomeye kandi bweruye. Ububasha n'ubutware bwe byose bituruka ku Mana yo mu ijuru. Reka dusome muri Daniyeli 2 ibice 32 kugeza 38. Nuko wowe Nyagasani uri umwami w'abami, Imana yo mu ijuru yaguhaye ubwami n'ubushobozi n'imbaraga n'icyubahiro, yaguhaye n'inyamaswa zo mu gasozi n'ibisiga byo mu kirere, n'aho abantu baba hose, ibishyira mu kuboko kwawe ngo bitegeke byose. Nuko Nyagasani, wa mutwe w'izahabu ni wowe. Uyu murongo ni ingenzi cyane kuko ugaragaza ko ububasha bwa Nebukadinezari bwatanzwe n'Imana ubwayo. Nubwo yari umwami w'umupagani, izamuka rye n'ubutware bwe bwagutse byari mu mugambi w'Imana y'ukuri. Imana ubwayo niyo yamushyize kuri uwo mwanya wo kugira ijambo.
nk'uko ikora ku bategetsi bose n'ubwami bwose. Ariko kandi ububasha bwinshi bukurura ubwibone bwinshi. Nebukadinezari nk'uko byagendekeye abandi bategetsi benshi mu mateka, yuzuye ubwibone n'ubwishongozi. Ubwo ubwami bwe bwagendaga buzamuka mu bukungu no mu bushobozi, yatangiye kwiyitirira icyubahiro cyose, aho kwemera ko Imana ariyo yateje imbere intsinzi ze n'ibyo yari yaragezeho. Ahubwo atangira kuvuga ati, ibi byose ni kubw'imbaraga zanjye bwite, aho kwemera ko Imana ariyo yabimuhesheje. Yaguye mu mutego wo kwishyira hejuru, akikubira byose, ari nabyo bintu bikomeje gufata indi ntera mu bantu benshi muri kino gihe. Ariko urugero rugaragara cyane rw'ubwibone bwa Nebukadinezari ni ukuntu yitwaye kuri Shadraki, Meshaki ndetse na Abedinego igihe bari banze kunamira igishushanyo cya zahabu yari yarubatse. Ibyo byaramurakaje cyane, bituma ategeka ko bajugunywa mu itanura rishyushye. Ariko nubwo Imana yabakijije ku buryo bw'igitangaza, Nebukadinezari ntiyamenye rwose uburemere bw'ububasha bw'Imana. Yimiye ko ari Imana ikiza, nk'uko bigaragara muri Daniyeli 3 ibice 28-29. Ariko umutima we wari waratsimbarariye mu kwibona no kutihana. Ihuriro rya kabiri Nebukadinezari yagiranye n'imbaraga z'Imana ryabaye binyujije mu nzozi z'amayobera zamuhungabanyije cyane. Nk'uko tubibona muri Daniyeli igice cya 4 umurongo wa 1, haravuga ngo, njyewe Nebukadinezari nari ngwiriwe neza mu nzu yanjye ya kambere nezerewe, ndota inzozi ziteye ubwoba. Ibyo nibwiriye ku gisasiro n'ibyo neretswe bimpagarika umutima. Muri icyo gice Nebukadinezari yatangiye gusobanura inzozi mu magambo ye bwite, bigaragaza ko nubwo yari umwami ukomeye, hari ikintu cyamukomerekeje cyane mu mutima cyamuteraga gushaka ibisobanuro byihuse. Nk'uko yabigenje na mbere hose, yatumisha abanyabwenge, abahanga mu by'inyenyeri n'abarozi b'i Babuloni ngo bamufashe gusobanukirwa, ariko ntihagira n'umwe ushobora gutanga igisubizo cy'ukuri. Ibi ni ingenzi cyane kuko bigaragaza ko ubwo bumenyi bw'abantu n'ubuhanga bwa Babuloni bwari bufite aho bugarukira mu bijyanye n'ubutumwa bw'Imana. Igitabo cya Daniyeli gihora kigaragaza iyi nyigisho. Ubwenge bw'Imana n'ibyihishura biruta kuri ubwenge bw'abantu. Amaherezo, Daniyeli wari uzwi ku izina rye rya Beluteshazari yaratowe. Daniyeli yari amaze kugaragaza ubushobozi yahawe n'Imana bwo gusobanura inzozi, ariko ubu butumwa bwari bugiye kumugiraho ingaruka ku giti cye kandi bukomeye cyane. Umwami Nebukadinezari yari yizeye Daniyeli kuko yamubonagamo umwuka w'Imana, nk'uko bigaragara muri Daniyeli. Reka twinjire mu nzozi Nebukadinezari yasobanuye cyangwa se yarotoreye Daniyeli muri Daniyeli 4:7-12. Nagiye kubona mbona igiti kiri mu isi hagati, uburebure bwacyo bwari bukabije. Icyo giti kirakura kirakomera, ubushorishori bwacyo bugera ku ijuru, cyitegera abo ku mpera y'isi yose. Ibibabi byacyo byari byiza, cyari gihunze imbuto nyinshi, kandi muri cyo harimo ibyo kurya bihaza abantu bose. Inyamaswa zo mu ishyamba zahundagaraga mu gicucucucu cyacyo. Ibisiga byo mu kirere byabaga mu mashami yacyo, kandi byari bifite umubiri byose byatungwaga nacyo. Iyi ntero y'igiti ni ikimenyetso gikomeye kandi gifite icyo gisobanura. Cyari igiti kiruta ibindi, cyahungirwagamo n'ibinyabuzima, gitanga ubuzima n'ibiribwa ku biremwa byose byo ku isi. Iki giti kivugwa hano gihagarariye ubwami bwa Nebukadinezari. Muri icyo gihe Babuloni yari ihanganye ku isi yose, mbese yari igihangange. Yari yarigaruriye amahanga menshi, ifite umutungo ukomeye, kandi yatangaga ubuhungiro n'umutekano ku bantu batabarika bari bayibereye abagaragu. Nebukadinezari ubwe yari ageze ku rwego rwo hejuru rw'ububasha. Nk'uko igiti cyabonetse mu nzozi ze, yafatwaga nk'isoko y'imbaraga, uburumbuke n'umutekano ku baturage be. Icyo giti cyagaragaraga kugeza ku mpera y'isi yose. Ni ishusho ikwiriye ya Nebukadinezari wiyumvaga nk'umwami w'isi yose. Ubwami bwa Babuloni bwari bwaragutse cyane, kandi umwami wabwo yari ikimenyetso cy'ubutware, ubukire n'ubwami. Ariko se ni iki cyakurikiye mu nzozi ze? Icyagaragaye cyagaragaje ko ubwami bwiza atari ubwiteka. Muri Daniyeli 4:13-14 hagira hati, nabonye mu byerekanwa nari mfite ubwo naryamaga ku buriri, maze mbona umwe wera, intumwa yavuye mu ijuru iramanuka, avuga ijwi riranguruye ati, muteme igiti, mucocagura amashami yacyo, munyanyagize amababi yacyo, musaranganye imbuto zacyo, inyamaswa zihunga aho zahungiraga munsi yacyo, n'inyoni ziguruke zivemo.
aha niho inzozi zahinduye isura zikajya mu buryo buteye ubwoba. Igiti cyari gifite imbaraga, cyarakuze kandi giteye ubwoba, noneho gitumwe gutemwa n'intumwa y'Imana yavuye mu ijuru. Icyo giti cyagereranyaga na Nebukadinezari wari wageze ku rwego rwo hejuru rw'ibyo umuntu ashobora kugeraho. Amashami aratemwa, amababa arasogotwa, inyamaswa zirahunga. Ubwami bwa Nebukadinezari bwari bugiye gusenyuka kandi n'umwami ubwe agiye gukurwa ku ntebe y'ubutegetsi. Ariko se ibi byarangiye gutyo? Oya. Muri Daniyeli 4:15 haragira hati, ariko igishyitsi n'imizi byacyo bihambiriza ibyuma n'imiringa ubirekere mu gitaka mu bwatsi bwo ku gasozi, kugira ngo kijye gitondwaho n'ikime kiva mu ijuru kandi kirishane n'inyamaswa ubwatsi bwo ku gasozi. Iki gice kirimo icyizere gikomeye. Igishyitsi gisigaye gifite imizi itaribwe nk'ibindi bice gisobanura ko hari amahirwe yo kugarurwa no kubabarirwa. Imana mu buntu bwayo ntiyashaka gusenya burundu Nebukadinezari cyangwa ubwami bwe, ahubwo yashakaga kumwihanangiriza cyane kugeza yemeye ko ubwami bwose ari ubwa Nyagasani. Kubohesha icyuma n'umuringa bivuga ko ibizaba kuri Nebukadinezari bizaba bigenzurwa. Ibi bitwibutsa ko no mu gihe cy'urubanza Imana igaragaza ubuntu bwayo. Iyo umuntu yicishije bugufi habaho amahirwe yo gucungurwa. Ni muri icyo gihe Daniyeli yagize ubwoba bwinshi kubera ubusobanuro bw'izi nzozi. Aragenda abibwira Nebukadinezari mu magambo atuma ibintu byose birushaho gusobanuka. Muri Daniyeli 4:24 kugeza 25, Daniyeli yaravuze ati, nuko nguko gusobanurwa kwa Nyagasani, umenye ko ari itegeko ry'isumba byose rigeze ku mwami databuja, ngo uzirukanwa mu bantu ubane n'inyamaswa zo mu ishyamba, uzarisha nk'inka, uzatondwaho n'ikime kiva mu ijuru, uzamara ibihe 7 umeze gutyo, kugeza aho uzamenyera ko isumba byose ari itegeko ubwami bw'abantu, ikabugabira uwishatse wese. Aya magambo ya Daniyeli yaratangaje kandi ateye ubwoba ku mwami w'ikirenga wimvaga ko byose bifitiye ububasha. Igiti Daniyeli yari yarasobanuye cyagereranywaga na Nebukadinezari, naho igihano cyacyo cyerekanaga ko yaragiye gutakaza ubwenge n'icyubahiro cye cy'ubwami. Imana yari igiye kumukuraho ubwenge, akabaho nk'inyamaswa yo mu gasozi, arya ubwatsi nk'inka, atagera aho yikinga kandi atandukanye n'abandi bantu. Icyo gihano cyari gitangaje kandi kidasanzwe, cyabayeho kugira ngo Nebukadinezari yige isomo rikomeye, kandi Imana yonyine ari ifite ubutegetsi bw'isi yose. Ijambo ibihe 7 ryerekeza ku gihe cy'imyaka 7 yo kwigishwa, aho azabaho nk'inyamaswa kugeza yemeye ko Imana yo mu ijuru ari ifite ijambo rya nyuma ku butegetsi bw'abantu. Ibi ntabwo byari igihano cy'impanuka cyangwa cy'impamvu zidafite ishingiro, ahubwo ni igihano cyateguwe n'Imana kugira ngo gihana umugabo wari usumbirijwe n'ubwibone akomeze gusobanukirwa ko nubwo yageze ku bushorishori agengwa n'umuremyi. Muri Daniyeli 4:27 yarakomeje aramwinginga, none rero mwami, wemere inama yanjye, hindura inzira, wicuze ibyaha byawe, ukore ibitunganye, ndetse uhinduke uve mu bwicanyi bwawe, ugaragaza impuhwe ku bababaye bose. Bishobora gutuma ugira amahirwe yo gukomeza kubaho mu mahoro. Aha Daniyeli yasabye umwami Nebukadinezari kwihana, kumenya ko ibyo byose atari we byaturutseho, ahubwo ari kubw'Imana. Yamuhaye inzira yo gukira icyo gihano aramutse yicishije bugufi, akareka ibikorwa bibi n'ubwibone n'ubwishongozi, agasubiza icyubahiro Imana. Nubwo Daniyeli yamuhaye ubusobanuro bugaragara kandi buteye ubwoba, umutima wa Nebukadinezari wakomeje gukomera kubera ubwibone n'ubwishongori. Hashize umwaka wose kuva inzozi zisobanuwe, umwami yari afite buri mahirwe yose ashoboka yo kwicisha bugufi no kwemera ko Imana ari isumba byose, ariko kwihana yibereye mu kwishimira ibyo yagezeho, akiyemera no kwishongora ku butware bwe. Ibyakurikiyeho bigaragazwa na Bibiliya nk'igihano cyihuse kandi kidasubirwaho, nk'uko muri Daniyeli 4:29-30 ibivuga. Hashize amezi 12 umwami yari arimo yitemberera ku gisenge cy'inzu y'ubwami i Babuloni. Aravuga ati, iyi Babuloni y'igihangange si jye wayubatse nk'inzu y'ubwami ku bubasha bwanjye no ku bw'icyubahiro cyanjye? Ibi bigaragara nk'isura y'ubwibone bwe bwarenze urugero. Yari ku gasongero k'inzu ye y'ibwami, areba umujyi munini wubatswe mu bukire n'imitako y'igitangaza, harimo n'ubusitani bumanitse bwari mu bitangaza by'isi ya kera. Yarebye byose, hanyuma avuga amagambo yerekana ukuntu yiyitirira byose, abona nta Mana yamufashije, ahubwo byose byaturutse ku bubasha bwe no ku bw'icyubahiro cye.
ariko icyo atabonaga nuko ubwami yari afite ubutunzi, ubwenge, imbaraga n'amahirwe byose byari impano z'Imana nk'uko Daniyeli yari yabimubwiye mbere muri Daniyeli 2. Byose yabihawe n'isumba byose. Igihe yamaze kuvuga ayo magambo y'ubwibone, amahirwe yo kwihana yahise arangira. Muri Daniyeli 4:31-32 haravuga hati, atararangiza kuvuga ayo magambo, haza ijwi rivuye mu ijuru riti, yewe mwami Nebukadinezari, ni wowe ubwirwa, ubwami bwawe bukuwemo, bazakwirukana babukure mu bantu, ubane n'inyamaswa zo mu ishyamba kugeza aho uzamenyera ko isumba byose ari itegeko ubwami bw'abantu, kandi ko ibwimikamo uwo ushaka wese. Ako kanya ibintu byose byahise bihinduka. Uwari umwami w'isi yose yabaye inyamaswa, yamburwa icyubahiro, ubwenge bumuvamo, asigara arya ubwatsi mu gasozi, yicwa n'imvura n'izuba, nta n'umwe umwitayeho. Inzara ze ziba nk'iz'ibisiga, kugeza aho umusatsi wabereye ubushoke nk'amoya y'ikizu, kandi byose byari bifite kumubaho mu gihe kingana n'imyaka 7. Aha bigaragaza ko yaramaze kugwa hejuru y'ubwibone n'ubwishongore bwe. Iri teka ry'Imana ryaje mu buryo bwerekana guhanwa ku mugaragaro, biherekejwe n'ipfukamirwa ry'ikuzo ry'umwami wari waramenyereye kwirata no kwishyira hejuru. Ako kanya Nebukadinezari yambuye icyubahiro, umutungo n'ubutegetsi. Ntiyambuwe intebe y'ubwami gusa, yanduye no mu bwenge, atangira kubaho nk'inyamaswa. Ibyanditswe bivuga ko yameneshejwe akaba mu gasozi, arya ubwatsi nk'inka. Imisatsi iragenda irahinduka, imera nabi cyane, inzara ze zihinduka nk'iz'inkona. Iki ni kimwe mu bigaragaza imbaraga z'Imana mu guhanura bishyira hejuru. Umwami wigeze gutegeka isi yose yahindutse inyamaswa, ntiyashoboraga gutekereza nk'umuntu, ntiyari agifite icyubahiro cyangwa icyizere cy'ubuzima. Ibi byabaye igihe cy'imyaka 7 nk'uko benshi mu bashakashatsi babyemera, igihe gihagije kugira ngo ubwishongozi n'ubwibone bwe bumukamemo. Nyuma y'icyo gihe cyose amahirwe y'ubuntu yongera kumugeraho, ariko ibintu byabaye kugeza igihe Nebukadinezari yihanukiye, akubita amaso mu ijuru. Nebukadinezari agira ati, hanyuma hashize igihe cyagenwe, jyewe Nebukadinezari nuburira amaso yanjye mu ijuru, ngarura akenge mpera ko nshima isumba byose, ndayambaza nubaha ihoraho iteka ryose, kuko ubwami bwayo ari bwo bwami butazashira, kandi ingoma yayo izahoraho uko ibihe bihaye ibindi. Abatuye isi bose mu maso ye n'ubusa, akora ibyo ashaka ku ngabo zo mu ijuru no ku batuye isi. Nta n'umwe ushobora guhagarika ukuboko kwe cyangwa kumubaza ati, n'icyo ukoze? Aya magambo arimo guhinduka k'umutima kudasanzwe. Umwami wigeze kwirata ubwubatsi bwa Babuloni kubw'icyubahiro cye, yagiye abona ko icyubahiro nyacyo ari icy'Imana. Ni muri uko kwemera ko Imana ari itegeka byose, ko ibintu byose yari afite, ubwami, ubukire, ubwenge n'ibindi byose byari impano z'Imana. Icyubahiro cye cyaragaruwe, ubwenge bwe buragaruka, ariko noneho yaratandukanye n'uwo yahoze ari we. Yari yarize isomo ry'ingenzi ry'ubugwaneza n'ubwiyoroshye. Iyi nkuru ya Nebukadinezari si inkuru y'igihe cya kera gusa, ifite isomo rikomeye kuri buri wese muri iki gihe. Ubwibone buratubundikira tukiyitirira ibintu Imana yaduhaye. Iyo twibagiye ko Imana ari itanga byose, tugatangira kwishyira hejuru, tuba twiteguye kugwa. Ariko nk'uko Nebukadinezari yahawe amahirwe yo kwihana, natwe duhora duhabwa amahirwe yo kwisubiraho no kwihana buri munsi. Ubwiyoroshye nibwo buganisha ku cyubahiro nyacyo. Mwe mwese tugiranye kuri uyu munota, mwakoze cyane kuba mwiyemeje kubana natwe mu rugendo rwo gusobanukirwa inkuru ya Nebukadinezari. Niba wungukiye isomo muri iki kiganiro, kanda kuri like, usige igitekerezo cyawe muri komenti, kandi usangize n'abandi iyi nkuru kugira ngo nabo bamenye ubwenge n'ubuntu by'Imana. Mutibagiwe gukora na subscribe ku muntu wese utaragikora, kandi wibuke ko inzira y'icyubahiro nyacyo itangirira mu kwicisha bugufi imbere y'Imana ishobora byose. Jye Charles mbifurije kugira ubuzima buzima, amahoro y'Imana n'amafaranga. Iki ni ikiganiro naho ubutaha kuri iyi channel ya Freedom Empire. Bashimiye, ciao ciao.